yaravuze ngo me kumata yari kuvuga ngo wampaye kuduta ngo kwinyota nyishe kandi yaragiye atangiye kunyita igicecuru mu modoka yanjye uyu numwana impamvu ari kukwita yambwiye ngo aje kumuduta ngo agibone uko ajya kwishura ameze neza uko kireba nuko gikanuye hakububona nkuyobewe wowe hangu ni imodoka yanjye ntuzongera kwisubiramo ndaguhaze ndakurambe none ugeze mu bana none se ko nagiye kugira neza umwana umumineri wahehe uyu mwana w'imyaka 12 none se niba ubona ari umwana w'imyaka 12 ngo nayindi kuvugana nawe use ndakuyabaye mu bakozi tutiha rubanda tutiha rubanda umuntu w'umubyeyi nkawe va Nibyo urayikuramo ahubwo nakuguriye inyanya nakuguriye gufana debeli warangiza ukaza kunsuzugurira mu bintu byanjye none se mabuja asoni nako sheri nako mami Nese ko wiguriye wenyine hako ngerera ibintu by'ibikecuru nge birantangaza ibintu byo gukundana n'ibikecuru ndarambiwe ubakunda n'igishuga mami ntikizi ko kwitaho ntikizi ngo ukunda iki ibikiyagura ibineke nge sinakibwiye ko nkunda imineke ibintu byo gukundana n'ibishuga mami ndabirambiwe umuntu yabuze umukobwa yakundana nawe akamuha amahoro bagakundana bameze neza ubenjoyinga gukunda n'ushuga mami ukunda ibintu by'ibineke nizo tugezwa tuduchips nicata kuzanira n'amata no kuri rizuba kirwekanye ibineke nicya kuzana n'akarindazi yanga n'agakeke ntabwo nukwirira ibyo gishaka ubuse bavuga ko ukundana n'igishuga mami gute kigutwara mu modoka se bunabura n'umuntu kugira munakanga abakobwa yirirwa yirukankaho ngo ari gukundana n'ikintu ubuse ntabwo kizi ko ngiye nshonje nirwo rusonza rwenyine si ubundi abandi bagure ko badasonza mama ko ari umugore ngana nawe ko adasonza wowe usonza gute ibi bintu ngenda birambiye gukunda n'ibishuga mami rwose gukunda n'ibishuga mami ndabirambiwe n'imodoka yawe nanayisohokamo nkagenda ibyo gukunda n'ikintu no ku kintu kitakwitaho kitakumenyera iki kitamenya ngo urashonje cyangwa umeze gute udukobwa tuba twirirwa inyuma y'umuntu akatwa fatwa se urakoze sheri sorry bati kubana ari nkubwiye nabi sibyo Son malawi mbabariye ko nari nkubwiye nabi sheri urakoze cyane Imana igomwigisha love you ni kuri sire kana nkubwiye nawe pe ntabwo nzongera se ko warakaye shu ko warakaye mbabare ko kubana n'inkubwiye nabi sibyo usagiye kandi none mwana se sheri ugiye hehe kuko usohoka uraza kwigarura n'ubundi urira akacu kwigarura ani uyu Hello. Goma nyingi. Mbega cyane ifite n'utunyashi ndagace tunyashi turadedera dore nyosha
umva sister, umva se. Uruwina ha? Witwa nde? Kabuto. Witwa Kabuto. Injira mu modoka tuvugane nari. Nta kibazo. Nyura hepfo ukate winjire. Ngaruka. turashize urabona atari satani imwe mbi bona akabuno n'akanwa n'akazuru n'akananwa bya aha God have mercy of Witese. Nziza. Harya wambwiye ngo witwa Kabuto. Urakabuto koko ndagace. Nese Uruwina. Ufite n'urutako rwiza kabisa. None se warugiye he? Naringiye gusura umuntu hano hirya. Aho rugiye gusura umuntu hano hirya. Nge rero nitwa Eric. Eric Dani rero ntwinaha. Ndumucuruzi nyine ncuruza ibintu bigenanye n'imyenda rimwe na rimwe n'imodoka nkazicuruza. None si imodoka ni yawe? Iyi modoka ni yanjye. Imodoka ni yanjye nayiguze $82,000. Iyi nimwe mu modoka zihendutse mfite. Ngende ukuntu nzicuruza. Numva ngo ntinge ejo ndishobora gura ntayifite mfite nka Benz cyangwa mfite Kia Sorento bitewe nuko uzi ubwoko bw'imodoka se. Uzi ubuhe bwoko bw'imodoka? Uziravafo. Hyundai. Uzi Hyundai. Iravafo papa yarayitunze muri za 20 muri 2005 niho papa yaratunze ariko papa asiga agenda nawe muri V8. None se bingi bayita Kia Sorento igura $85,000. None se ni wowe yanjye mfite amafaranga. So ubona se telefone mba mfite yonyine. Ahubwo se wanyweye amata? Wanyweye amata? Akirasoma no kudutsa kugira ngo wumve umeze bye. Warugiye ku muhanda guhaha cyangwa warugiye gukora iki? Naringiye gusura umuntu. Warugiye gusura umuntu. Uwo muntu ni nge. Uwo muntu ni ngewe. Uwo muntu rero warugiye gusura asobora kuba ngiye bakakanya. Ushaka kwijyanira nka kujyana mu rugo dore nk'uwa wambaye udupira tw'abagore babyaye bagomba kujyana nka kugurira utwenda wakwera mu muri ako tujyana nka kugurira utwenda. Wanyu ni he? Wanyu ni. Ngenuye mu mujyi Kamemu hani wanyu ni mu cyaro mba naje kureba abakozi nkoresha ko bakoze neza hari chance ifite hanga handi kubakisha. None se nyine turijyanira. Se kufite isoni wabaretse amasoni. Soni mfite. Ufite dusoni twiki. Umuntu waguconze agacongo yagaconze neza. Uri mu duhango se ko mbona uduheri twakwishe. Ntabwo urajya mu mihango. Ntabwo uratajya kujya mu mihango. Dusoni dore twakwishe disi. Soni mfite. Kuri keza uru ruyobe dore ufite itako. Uzi ko umuntu akubongera urutako yagira ngo ni Miss Rwanda. Uburyo rero iyi modoka tujyanye wanje kimwe cya kabiri cy'iyi modoka yaba ari nk'ibyawe. Kuzajya ujya nkayikuvimvirizamo uvuye ku ishuri nkaza nkakuyigucyuramo kwa kundi uvuga ngo usa nabi nkagenda nkakwambika imyenda ukaryoha nyine abakire niko tubaho twebwe abakire tuba twimereye neza. None se mama we ntago ari umufunga mutwe ku buryo ushaka kumubwira ati wenda nagize ikibazo ndi burare wenda ku ishuri cyangwa ndajya gusura muri umuna wanjye? Ntago yabikunda. Ariko kuba twajyana ukajya kunsura byo wabyemera? Oya kibazo siko mama wabimenye suguru kumva naguha amafaranga gute yakubaza bona yakuye ngomba kugenda nkagushakira ukunda kwambara utujipo. Wow utujipo. Njewe rero mtwa kugenda nkakugura nk'akajipo nk'K30 ako kaba gaciritse Kamemu nk'abakobwa mbagendana nabo bambara amajipo $120, $150 ubusanga dore ufite aga telefone ka fake ndamaza ngushakira telefone nka iPhone 12. Ujye wifotoza usinappinge kakayobe kawe uri kumva nkushake n'amavuta dore duhe mu bazo turakwishe nyine wisige ugeza kunyisurira mu rugo twiganirire nje nawe sibyo? Nta kibazo. Urabyemeye? Urakana keza. Rero nyuma yo kugura imodoka urumva nawe ugomba kwiga ni ibya mbere warangiza kwiga ugakura nanjye nkaba nakugurira imodoka Kamemu ukaza ugenda mu modoka nawe warize nkagushakira akazi ibintu bikaba bimeze neza. Se Kabuto we wahanya ngo arugiye kure muntu ubwo rero umuntu ushaka kumureka tukata twikatanira nka bebe hacyari na kare tukata twikatanira tukizamukanira tukijyana mu rugo sibyo? Ese ko ufite dusoni kutari kunda mu maso rero kudusoni wabaye umuntu mukuru ngomba kugenda nkakureka ibyo abantu bakuru nkakureka uko abantu bakuru babaho nkakureka uko bakira babaho ko barya amafaranga ubundi
twenda uzajya wambara amatako yawe akagaragara, kibuno cyawe kikagaragara, ukazana nyashi nk'abandi bakobwa ugatera imbere, sibyo? Ngasa neza ukabura umuntu nyine usirimutse kandi ukeye, sibyo? banza kubashugama mibigora mbega umugabo uruhishe, nta kintu mba ntakoze, namuhaye byose, namwambitse neza, umva namusirimuye, ariko ndabona ngiye kunanirwa kuba shugamamo biragora ibibazo. Ariko nanjye nkumva ubwonko buratumye bugiyemo gusa. Twese tugiye kwijyanira ukumva ujya undaza umeze neza, ujya unkora dusuku mu rugo. Nta kibazo. Jesus. Sheri uyu muntu avuye he? Uyu muntu avuye. Kumona ari n'igicecuru uyu muntu avuye. Igicecuru. Ndashaka kukubaza. Ugeze mu myaka 10, mu bana b'imyaka 12. Jesus, ako noneho mana. None wumva ko nigenje ngurisha harya ngo ndishugama minanze kurekura. Nanze kukurekura ubu ngubu. Ndakwambitse ndagusirimuye, wicaye mu modoka yanjye utangiye kuzana abana b'imyaka 12. Wowe ufite imyaka ingahe wagakobwa? Ariko yaravuze ngo muhe kumata. Yaravuze ngo muhe kumata. Muhe kumata? Yarari kuvuga ngo wampaye kuduta ngo kwinyota nyishe kandi yaragiye. Atangiye kunyita igicecuru mu modoka yanjye. Uyu n'umwana. Impamvu ariko kwita yambwiye ngo aje kumuduta ngo agibone uko ajya kwishura ameze neza. Uko kireba nuko gikanuye. Hakububona nkuyobewe wowe. None se ubu ingeso ufite ndayiyobewe n'ubwa mbere ubinkoze se tokogasa. Reka nkubwire uyu munsi ubanza ari ubwanyu. Wewe ukubona tarakana, ukubona tarakana buretse rata buretse. Ukubona tarakana. Teenager we tagira ugani kaza kwigwa kajya mu bagabo. Baba ndavuze ngo sohokera mu modoka. None se baruja. Buri munsi abakozi mu rugo. Abaki soka. None se sheri nizinge uri kunkora. None uretse tutiteza abantu ariko. Tutiteza abantu. Hangu ni imodoka yanjye ntuzongera kwisubiramo. Ndaguhaze ndakurambe none ugeze mu bana. None se ko nayo kugira neza umwana umumineri wahehe. Uyu mwana w'imyaka 12. None se niba ubona ari umwana w'imyaka 12 ngo nayindi kuvugana nawe. Use ndakuyabaye mu bakozi mu tutiha rubanda ariko. Tutiha rubanda. Umuntu w'umubyeyi nkawe va. Nakubwiye gufana depende warangiza ukaza kunsuzugurira mu bintu byanjye. None se mabuja nako sheri nako mami ubwo ni ibyo mpoze koko. Waza umbwira ko ndi igicecuru. Oya ntabwo uri igicecuru. Utabuza abana batoya. Gerayo. Sanjye kungaruka imbere. None se ni ibyo nkoze. Ibyo ngibyo sanga abana bawe bimpinje. Kona mwirukanye subina namukoraye ngo mwibaze namakuru baje no kuncu. None se ubundi arara hehe? Ibyo birakureba ntanyo kugira se. Ndarara hehe nyine? Kugura ibyo ntacyo bitwaye twara. Dore no telefone byawe twara narabiguze. Ubwo wamba bari impano nzazirikana ko twabaye. Nyine ngirira imbabazi. None se umuntu wanamwara aragafuta kamwe amandazi se ayo mandazi ajya kucumbikira uzi ko ndarara hehe? Ndakubwiye ngo ari wowe wankuye ahantu nibera gukavuga ngo ugiye kuntunga ngo mbesheri wawe none nkemera nkanga abakobwa bose nk'abasheri wawe kandi uri umukecuru ufite n'abana tungana. Ndi kubiruka niba umwana yanjye n'imitungo yanjye mu mwana anyuzana niba umwana anyuzana umaze kurengura garamye utangiye kunzana abana b'imyaka 12. Niba umwana anyuzana akambwira ngo wamakuduta ko ngiye kwishuri nkamuduta umwana w'imyaka 12 se buri kubona ngana nawe uri umurezi w'impinja. Ndumurezi w'impinja se narindi kumurera. Ushinzwe kurera impinja. Usanze mu modoka ari kumuduta nkambwira ngo usanze no kumusohora mu modoka. Ntabwo urangije kumuduta soho kujya kwishuri. Uriya n'umwana ubu se buri kubona umwana navugana nawe. Ubu urebye ubona ndi umwana nkuko unyita igicecuru ukajya ngo imyaka nkurusha ni mikeya ku buryo ushaka kumpambiriza izuba rivuta n'amaye n'impamba. Najya he? Impamba y'ikisi. Nasezeranye nawe. Umuntu ariko gusaba n'imbabazi wambabarire. Va mu maso babazi z'ikisi. Wambabarire ko ndakubwiye ko ntazongera. Hehe no kongera kungarukira mu byanjye ndakubwiye ngo toka mva mu maso. Ko ntazongera wamba. Biri ruhande rw'imodoka se genda. Abantu babonye umuntu w'umugore uri
umugore ko babonye akagabo kari gutereta niyo mpamvu muhura n'abagabo mukajya mutusuka ko babonye akagabo se niyo mpamvu muhura n'abagabo mukajya mutwana ubu umuntu yabona ufite amahane akazagushaka wewe wari uri mudukiza ndetse ndi mutwana twaye ko aracyo kunsaba amata niyo mpamvu muhura abagabo mukajya mutwana uri kunshwishwiriza ngo mu modoka yawe kuko agakosa gato usanga ndi kumwe n'umwana ubonye se ndi kumugira ibiki nari ndyamanye nawe nari ndi gusomana nawe gufashe n'abakozi mu rugo ntiwirwa ubarongora uryamana nabo ntiwananiye n'ubwa mbere iyo umuntu agusabye imbabazi ntiwanamubabaye ikibazo cyawe nushaka ubu se ngenda kuyobera ibintu byose umuntu ari kuvuga ntiwabyumva ufite amahane warakaye none se ubu nyine ndarara hehe tuvuga kunyirukanye da ubwo ngiye kurara he wankoye ahantu nibera uravuga ngo nze ngo tubane ngo ariko aka kantu uzi ko kigira nk'aho katigeze kantereta karanyerekaga ibibazo gafite nkakakira none umaze kwambara neza urambara inkweto z'umweru umaze guca ngira ahantu ndajya nyine ngira ahantu ushaka kumucara iruhande injiramo wicarimo reka nze nyine njye mukunetse ntabwo ngenda unyicaye iruhande njye sinicara n'indaya ko kameze gusa ntabwo nicara n'indaya acaramo aho ngaho ninkugire impuhwe nzagusohoramo